Chateau Le Marara. Chateau Le Marara ni hoteli. Iyi hoteli iravugwaho ibikizwiho iki byagenze bite. Iyi hoteli iravugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, byaba byaragenze biti. Iyi hoteli iherereye he? Iyi hoteli ni iyande? Iyi hoteli isanzwe izwiho ibiki? Chateau Le Marara yubatswe mu karere ka Karongi mu murenge wa Bwishyura, akagari ka Kibuye, mu nkengero za Kibureke. Iyi hoteli Chateau Le Marara igaragara nka design, zimwe muri design z'inyubako z'i Burayi. Iyi Chateau Le Marara ni inyubako cyangwa se ni hoteli yitwa Christian Marara hamwe n'umugore we Chantal Kayondo. Kuri ubu mu Rwanda buri rubuga nkoranyambaga ufunguye byakugora kudasangaho iyi nkuru ivuga kuri Chateau Le Marara, kandi ikavugwa nabi aho kuvugwa neza. Ibyo byabereye mu bukwe bwa Haji Shadadi Musemakweru hamwe n'Uwera Boneti baherutse kuhakorera ibirori ariko bikaba bitaragenze neza. Byabereye hariya kuri Chateau Le Marara. Haji Shadadi Musemakweru na Uwera Boneti barabana nk'umugore n'umugabo, dore ko bakoze ubukwe mu mwaka w'ibihumbi bakoze ubukwe muri COVID-19, aho bitari byemewe kwakira abantu benshi, dore ko kuri ubu bafitanye abana batatu. Nuko ibirori byabo babipanga mu ntangiriro z'uyu mwaka. Nuko ibirori byabo babipanga ko bigomba kuba muri uyu mwaka, bikabera hariya kuri Chateau Le Marara. Dore uko byagenze, ntabwo byagenze neza nk'uko babivuga. Ibirori by'Uwera Boneti ukunze kwita Boneti Queen ku mbuga nkoranyambaga na Haji Shadadi Musemakweru ibirori byitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye, ibyamamare byo mu Rwanda. Muri ibyo byamamare harimo ku bantu bazwi cyane, harimo byari byitabiriwe n'uwitwa Isimbi Modo n'umugabo we, Miss Nishimwe na Naomie n'umugabo we, hamwe n'abavandimwe be bahuriye mu itsinda ryiswe Mackenzie, ndetse na nyirasenge wabo Janine Nocha. Undi abandi bari babyitabiriye harimo nka Miss Mweto Divine n'abandi batandukanye b'Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bari bitabiriye ibirori byabereye hariya Chateau Le Marara. Gusa nk'uko byatangajwe n'abitabiriye ibi birori byari ibyishimo byahindutse agahinda, nubwo amafoto yasakaye ku mbuga nkoranyambaga mbere yagaragazaga umunezero mwinshi w'abari bitabiriye bino birori. Inyuma ariko uje kwitegereza wabona baragaragaye nk'abari babihiwe, ariko bashenjagira bashira muri ibi birori, dore ko mu butumwa bwashyizwe ku rubuga rwa X na Miss Naomie Nishimwe, nyuma y'iminsi mike ubu butumwa nibwo yabushyizeho kuri X ye. Ubutumwa bwavugaga ku bukwe bwabaye. Yabanje kunenga ahantu, agaragaza ko yagiye ariko akaza kuhasanga serivisi mbi. Gusa ntiyatunga agatoki cyangwa se ntiyagaragaza ahariho bino birori byabereye. Icyo gihe yaranditse ati, dutewe agahinda n'ukuntu hari ibigo bimwe na bimwe bitanga serivisi mbi, ariko aho kwemera amakosa no gusaba imbabazi bigahitamo guhindura inkuru kugira ngo birengere isura yabyo. Mu butumwa bamwe bahise bamenya ko yavugaga Chateau Le Marara iherereye i Karongi. We na bagenzi be bari baherutse gutaha, bari baherutse kwitabira ubwo bukwe. Ubukwe bwarangiye nabi. Ubutumwa bwatangajwe na Miss Naomie. Ubutumwa yabwanditse abinyujije kuri X. Ubutumwa bwaje gukurikirwa n'ubwa murumuna wa Uwera Boneti witwa Josine Queen. We yagize ati, we yaje asobanura uko bakiriwe nabi muri iyo nyubako ya Chateau Le Marara. Ati, ni inyubako benshi barebera inyuma bakifuza kuyikandagiramo. We yagaragaje ko bakiriwe nabi ndetse bakanasuzugurwa mu buryo bukabije, mu gihe ubukwe bwabo bwari bwashowemo arenga miliyoni 40.
z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu Josine Queen ibyo yagaragaje ku byabayeho harimo kuba baragombaga kugabanyirizwa kuri buri cyumba bakodesheje amadolari 220 mu ijoro rimwe, ariko ntibibe, ahubwo bakaza gusanga icyumba kimwe muri iyo hoteli gikodeshwa amadolari 200. Ikindi yavuze ni ukuntu mu birori byabo bya white party bahawe serivisi mbi, bakagaburirwa mu buryo budakwiriye, kandi benshi mu bari bari aho bari babyitabiriye bari bagenze amasaha menshi batararya. Ikindi ati ubwo umuriro wahise ugenda, ikibazo twagize twasanze nta moteri yasimbura amashanyarazi ihari. Ati nta kumenyesha uko byagenze, nta kutwihanganisha cyangwa gusaba imbabazi, nta muyobozi ushinzwe gukurikirana ibikorwa byaha wigeze atwegera. Yakomeje avuga ko ku munsi wakurikiyeho bagiye gufata ifunguro rya mu gitondo bagatungurwa no kwishyuzwa amadolari 35 kuri buri muntu. Josine ati hejuru y'ibyo nta ji, ahubwo imbuto zimwe na zimwe by'umwihariko nk'izanjye zari ziriho udusimba, ndetse amata yahawe masenge n'umuvandimwe wanjye yari ahumanye ku buryo yabateye kuruka. Ubwo twasabaga amazi twasabwe kwishyura amafaranga y'umurengera. Avuga ko ayo mazi nayo ibyayo bitari bisobanutse, kuko abantu bamwe na bamwe bishyuzwaga 3,000 kuri ayo mazi, abandi bakishyuzwa 4,000. Yavuze ko mu minsi 3 bamaze muri iriya hoteli Chateau Le Marara nta suku ibyumba byakozwemo, ndetse hakaba hari n'ipasi 2 zonyine zagombaga gukoreshwa n'abantu barenga 200 bari bitabiriye ibyo birori. Akavuga ko mu byumba hari harimo udukoko twagombaga guhumanya abitabiriye ibirori, ngo abantu bamwe na bamwe basabwe kwishyura ngo batererwe ipasi. Bamwe bagasabwa amafaranga 3,000 y'u Rwanda, abandi bagasabwa amafaranga 2,000 y'u Rwanda, abandi bagasabwa 1,000 bitewe n'uwo wabajije. Josine agaragaza ko guhera saa 9 z'umugoroba bishakiraga ababarinda cyangwa se abacungira umutekano, kuko abo muri uriya hoteli Chateau Le Marara ngo babaga batashye. Josine akomeza avuga ko kandi ku munsi w'ubukwe umuriro wongeye ukagenda, ndetse ibiryo bagaburiwe bikaba byari bitandukanye n'ibyo bagombaga guhabwa. Ikindi kandi abashyitsi akaba ari bo biyaruriraga. Avuga ko ku munsi wo gusaba bishakiye moteri kubera ko nta mashanyarazi yari ahari, ndetse n'ababafasha muri serivisi nta bari bahari. Ati ku munsi w'ubukwe twishakiye abantu badufasha baturutse mu mujyi wa Kigali, dushaka no gukurikirana ibikorwa byose bijyanye n'ubukwe kandi turabishyurira. Josine Queen akomeza agira ati bararambiwe ku munsi wa gatatu, nuko ku wa 5 Nyakanga bahitamo kwigira mu yindi hoteli yari yegeranye n'iyi hoteli Chateau Le Marara, abariho basoreza ibi birori byabo. Niba ari igihe yabonye Musemakweli na Uwera Bonnet bandikiye iyi hoteli, ntabwo bagiye kure y'ibyo uyu mukobwa yanditse ku mbuga ze nkoranyambaga. Iyi baruwa ifite umutwe ugira uti formal compliment and demand for compensation due to negligence during wedding ceremony from 4 to 6 July 2025. Bishatse kuvuga mu Kinyarwanda ko ba nyiri ubu bukwe bashakaga kugaragariza iyi hoteli bitarabanyuze, ndetse bakabaha n'impozamarira. Musemakweli n'umugore we bashinjiye hoteli kubura bya hato na hato k'umuriro, ndetse hakaba nta nyunganizi yawo yari ihari kudakurikirana ibibazo byababayeho muri iki gihe, gutanga serivisi zidahwanye n'urwego iyi hoteli bivugwa ko iriho. Ubw'ibyo bakaba basaba kwishyurwa amafaranga yose y'ijoro rimwe ku bashyitsi bose, ndetse n'impozamarira, uburangare bukabije n'imikorere itanoze y'iyi hoteli Chateau Le Marara. Kandi bakaba barasabaga kwishyurwa
ikindi kandi ukaba basaba kwishyurwa kwa 40% y'amafaranga yishyuwe ku biribwa kubera serivisi zitagenze neza ku rwego bari barabyemeranyijeho. Bavuga ko kandi izina ryabo ryangiritse kubera abashyitsi bari baratumiye bari abavuga rikijyana mu Rwanda ndetse no hanze barengaga 40. Bafite aba bashyitsi babo bavugaga rikijyana barenga 40 bari baturutse mu Rwanda ndetse no hanze. Bari abashyitsi bakomeye kuko bavuga ko aba bashyitsi bakurikiranwa n'abasaga 6,000,000 ku mbuga nkoranyambaga zabo. Aba bose babonye ibibazo byabaye kandi biteguye kubihamya ku karubanda cyangwa mu rukiko nibiba ngombwa. Niba ikibazo kidakemutse neza bashobora kwangiza izina rya hoteli mu buryo budasubirwaho. Bavuga ko kandi ubukwe bwabo bwari bumaze umwaka urenga butegurwa, ariko aho kwishima uwo munsi bakaba barasigaye bafite ihungabana, agahinda n'isoni imbere y'imiryango n'inshuti. Bati nta kiguzi cyabikiza, ariko impozamarira ni igice gito cy'icyo bategereje. Basaba ko ubuyobozi bwa Chateau Le Marara hoteli bwatanga ibaruwa isaba imbabazi ivuga mu buryo bushimangiye kandi bwambuye mu buryo burambuye ibibazo byose byabaye mu itegurwa n'isohorwa ry'iyo gahunda. Iyi baruwa bavuga ko igomba kubigaragaza ukwemera amakosa mu itegurwa n'imicungire n'ishyirwa mu bikorwa bya serivisi. Bavuga ko imbabazi zitagomba kuba rusange cyangwa zuzuye ubwiru, ahubwo zigomba kuvuga ibyabaye mu buryo burambuye, cyane cyane ikibazo cyo kubura kw'amashanyarazi, ibibazo by'ibiribwa, ibibazo by'umwanda no kutitaba kw'abakozi mu gihe cy'ingenzi. Ubuyobozi bwa hoteli bwasubije ino baruwa ya Musemakweli n'umudamu we Uwera Bonetier. Iyo baruwa yagiraga iti: nubwo bimeze bityo ariko ba nyiri hoteli baravuga ko hari amafaranga Musemakweli n'umuryango we babarimo bagiye batabishyuye. Niba baruwa bandikiye uyu muryango bawusubiza ku iyo baruwa bari babandikiye usaba indishyi y'akababaro. Igihe yabonye iyi baruwa igaragaza ko Chateau Le Marara yishyuza arenga 5,000,000 y'inyongera ku yarenga 40,000,000 abakoze ubwo bukwe bari bishyuye. Muri iyi baruwa yanditswe ku wa 14 Nyakanga mu 2025, bavuga ko ari isubizo yanditswe ku itariki 10 Nyakanga 2025. Bakavuga ko ari igaruka ku busabe bwo kwishyurwa serivisi zatanzwe mu bukwe bwa Musemakweli na Uwera Bonetier. Muri ubu bukwe bwabo bwabaye ku itariki 3 burangira ku itariki 6 Nyakanga mu 2025. Muri iyi baruwa ntabwo hoteli yemera ko amashanyarazi yabaye ikibazo. Muri iyi baruwa ikagira iti: nubwo twemera ko habayeho ibura ry'amashanyarazi, byari agateganyo mu karere. Kuri uyu mugoroba wo ku itariki 3 Nyakanga, itsinda ryacu ryahise ryitwaramo neza maze umuriro usubiraho mu gihe gitoya gishoboka. Serivisi zahise zisubukurwa kandi inyandiko zacu zigaragaza ko ibiribwa n'ibinyobwa byakomeje gutangwa ku bashyitsi banyu uko bwije ndetse n'uko bukeye. Rikomeza rivuga ko muvuga ko mwigeze kugirana ikiganiro kuri telefone na Dr. Christian Marara, nyamara turifuza gusobanura ko nta masezerano yanditse cyangwa yemeza
ku mugaragaro yabayeho yerekana gusonera ibiciro by'ibiribwa cyangwa ibinyobwa. Umuntu avuga ko kandi mwavuganye na Madamu Solange Bayingana, ariko kandi yarabihakanye yivuye inyuma, avuga ko nta gahunda cyangwa itumanaho ryigeze riba hagati yanyu muri icyo gihe. Byongeye kandi ibyemezo nk'ibyo bisaba inzira z'ubuyobozi bwihariye, bityo ntibiri mu nshingano cyangwa uburenganzira bw'umukozi ku giti cye. Ikindi, iyi hoteli ishinja abateguye ubukwe uko mu bashyitsi 200 bari bavuzwe bari bemeranyijwe bazitabira ubu bukwe, hiyongereyeho abandi bashyitsi 122. Iti hari n'ubuhamya bw'abantu bagaragaza ko gutegura amafunguro byahinduwe kugira ngo bijyane n'umubare, n'ubwo guhindagurika umubare w'abashyitsi ari ibisanzwe mu birori binini. Iyo amafunguro amaze gutegurwa no gutangwa, ibiciro byabyo biba bidashobora kugabanywa cyangwa guhakanwa, biba bigomba kwishyurwa uko biri. Isoza ivuga ko iby'abitabiriye ibi birori nabo na ba nyirabyo banditse bisa nko kwirengagiza cyangwa kugoreka ukuri kugira ngo batishyura aya amafaranga y'abashyitsi barenzeho. Iyi hoteli Chateau Le Marara ikaba isaba kwishyurwa amafaranga ndetse n'ibintu byose byatanzwe ku bashyitsi barengagaho, abo bashyitsi 122. Ibaruwa iti: turahamya ko ibyari byumvikanyweho bigomba kubahirizwa. Nimutishyura aya mafaranga yose vuba bidatinze, tuzafata inzira y'amategeko kugira ngo tuyasubizwe. RDB yinjiye mu kibazo nyuma yo kubona ubutumwa bwa Josine Queen. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwahise rwandika ubutumwa rumusubiza kuri X ruvuga ko rugiye gukurikirana iki kibazo. Ubu butumwa bugira buti: mwiriwe neza Josine, tubabajwe cyane n'ibyo mwahuye nabyo. Twabamenyeshaga ko RDB iri gukurikirana iki kibazo kugira ngo igikemure mu buryo bukwiye kandi hafatwe n'ingamba ziboneye. Turabashimira ko mwatubwiye ibibazo byababayeho muri ibyo birori byanyu byabaye. BSF nayo yabivuzeho. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ubukerarugendo mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda BSF, Habineza Edson, yavuze ko ikibazo cy'ibyabereye muri Chateau Le Marara cyageze kuri ubu rwego kandi bari kugikurikirana. Ati: ikibazo cyatugezeho, twatangiye kugikurikirana, twavugishije ba nyiri hoteli, turabasaba kuzajyayo tukabonana nabo ndetse tugakurikirana n'icyo kibazo, tukareba uko byagenze, tugakurikirana iki kibazo, tukareba ibyo bintu se byaba byarabaye, serivisi zagombaga gutangwa zaratanzwe, byagenze bite igihe ibyo byabereye, tukareba igihe ibyo byabereye, ibyasabwaga byose ndetse na serivisi bahawe uko byagenze, tukareba inzira na serivisi byanyuzemo ngo bibe byagera kuri ruriya rwego, kandi twahanye umunsi wo kujyayo. Akomeza agira ati, uyu Edson akomeza agira ati: turi gushaka kuvugisha bariya abantu bakoreye ibirori hariya muri iriya hoteli Chateau Le Marara ngo baze tuganire twumve uruhare rwabo kugira ngo nitujyayo tubashe kubahuza, twihutire kugira ngo tubashe guhuza impande zombi kugira ngo ikibazo cyabaye tubashe kugikemura no kugishakira umuti, dusubize impande zombi. Yakomeje avuga ko nibasanga ibivugwa n'abakiriwe ari byo, bashobora gusubiza amafaranga yabo cyangwa bakabasubiza muri iriya hoteli bagahabwa ibyo bagombaga guhabwa byose ndetse na serivisi batahawe bakazihabwa mu gihe ba nyir'ubwite bo bazaba babyemeye. Ati: twebwe
duhagarara hagati tugahuza impande zombi ntawe ubigendeyemo. Akomeza avuga ko nka PSF ishobora gufata umwanzuro wo gukebura iriya hoteli kuko ibyabaye biba byatumye isura y'ubukerarugendo mu Rwanda iba yangiritse, ndetse hagatangwa amahugurwa kugira ngo ibyabaye bitazongera. Agaragaza kandi ko nubwo ibi byabaye bitavuze ko ubukerarugendo muri rusange mu Rwanda buhagaze nabi, kuko ku isi yose u Rwanda ruri mu bihugu biri mu myanya ya mbere mu kwakira abantu neza. Abantu batandukanye bakomeje gutera komenti, bakomeje kuvuga amagambo atandukanye ku bijyanye na biriya birori byabereye kuri hoteli Chateau Le Marara, Chateau Le Marara. Kandi icyo twakwibutsa, uyu Hadi Shadadi Musemakweli abana n'uyu Wera Boneti, dore ko bakoze ubukwe muri COVID-19 ubwo kwakira abantu benshi bitari byemewe, akaba ari nayo mpamvu ubukwe bwabo bari babwimuriye nyine muri uyu mwaka kugira ngo babukorere kuri iriya hoteli Chateau Le Marara. Wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Byumvaga ndi Niyonkuru Karine, naho iyi ni Niyonkuru Media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye dukomeza kwibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Nkanatekereza ko kandi umeze neza, wowe utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushaka kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana, hamwe no gusenga, ibintu bikagenda neza. Icyo mbona mbifuriza, Imana ikomeze yagure kandi iyobore intambwe zanyu.